Ndagushimiye we wese mukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio, ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru ababaje, ni inkuru y'icamugongo yongeye kumvikana mu karere ka Nyamasheke nyuma y'aho abagabo babiri bateranye ibyuma, ibikomeje gutera ubwoba abagiye batandukanye bo muri kano karere ka Nyamasheke. Ubu uhise wibaza ibibazo bigira biti: ese bano bagabo bateranye ibyuma bapfaga iki? Ese aba bagabo nabo mu kahe gace ko muri kano karere ka Nyamasheke? Kuri ubu inzego z'umutekano, abaturage basabye iki ubuyobozi? Ibi bibazo urimo kwibaza byose turaje tubigusubize. Icyo tugusabye wowe, niba ari ubwa mbere udusuye, urebe munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubavira imuzi n'imuzingo iby'aya makuru mabi cyane akomeje kubabaza abagiye batandukanye, bitewe n'ibyo biboneye amaso ku yandi byabereye mu karere ka Nyamasheke, ibikomeje gushengura imitima ya benshi. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Burya kuko urukundo ni rwiza, kandi nanone urukundo rukaba rubi kuko rushobora kugukoresha ibyo nawe utatekerezaga, inyuma ugasanga koko ko wari uri mu makosa cyangwa ari urukundo rwari rurimo rurabigukoresha. Ibi tubivuze nyuma y'uko umugabo wo mu karere ka Nyamasheke witwa Bimenyimana Alex w'imyaka 52 arimo gushakishwa nyuma yo gutera icyuma agakomeretsa umusore witwa Ndikumana Jonas bakunze kwita akazina ka Dani w'imyaka 31 y'amavuko, bapfa umugore. Bombi bivugwa ko binjiye ariko mu buryo butemewe n'amategeko y'u Rwanda. Uyu mugore watumye bano bagabo bose baterana ibyuma bitewe n'urukundo bamukunda, asanzwe atuye mu murenge wa Nyabitekeri, akarere ka Nyamasheke, aho avuga ko uyu witwa Ndikumana ari we wamubyariye abana be babiri, mu gihe Bimenyimana we nawe avuga ko akimukunda, ngo nubwo yabyaranye n'uyu Ndikumana ngo ariko na Bimenyimana nawe aracyamukunda, urukundo rudashira. Amakuru kandi avuga ko abashamiranye basanzwe babarizwa mu gatsiko kiyise Ibihazi, gakekwaho gucuruza no kunywa ibiyobyabwenge ndetse no gukora ubujura. Ngo kano gatsiko kandi ngo gakunze kuzengereza abaturage batuye muri kano karere ka Nyamasheke, ngo kuko ngo iyo batashye bwije ngo niko gakunze kubambura ibyo bavuye guhaha. Bivugwa ko uyu musore witwa Ndikumana Jonas yatewe icyuma munsi y'umutima kubera ko yari yirirwanye n'uwo mugore barimo baranywera mu kabari kuri santere y'ubucuruzi ya Kabingo. Ngo ibyo bikiba, umugore wari uri kumwe n'uwateye icyuma yahise avuza induru, uwateye icyuma nawe ahita akizwa n'amaguru, naho uwagitewe ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Muyange giherereye muri kano karere ka Nyamasheke. Iyi nkuru ibabaje, iyi nkuru iteye ubwoba, iyi nkuru ikomeje kubabaza abagiye batandukanye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abatuye muri kano karere ka Nyamasheke, yanemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Muyange Ngabonziza Prince, ubwo yatangarizaga itangazamakuru. Yavuze ko ukekwaho ubwo bugizi bwa nabi arimo arashakishwa, ariko kugeza ubu ngubu atari
bitaraboneka. Ahangaha uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Muyange ubwo yasubizaga itangazamakuru mu magambo ye yagize ati urwo rugomo rwabayeho koko uwarukoze aracyashakishwa, uwarukorewe twamujyanye ku kigo nderabuzima cya Muyange, n'uwo mugore aba ari we ujya kumurwaza ngo kuko niwe wari watumye ibyo byose biba. Ibindi biri mu bugenzacyaha, dutegereje ikizavamo tukamenya neza icyo bano bantu bapfaga koko, niba ari uwo mugore wari watumye baterana icyuma kubera urukundo bamukundaga. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Muyange Ngabonziza Prince yakomeje asaba abaturage kwirinda urugomo, abagiranye ikibazo bakagikemura mu mahoro aho gucura imigambi ituma bashobora no kwamburana ubuzima. Si rimwe si kabiri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ukunze gusanga abantu bose bashamiranye, rimwe na rimwe bagakora amahano atuma abakurira n'ipfu za hato na hato bitewe n'uko babirinze cyangwa ibibazo byabo babigumanye bikabazamurira umujinya ukabije. Kandi inzego z'ubuyobozi zihora zikangurira abaturarwanda ko umuntu wese ufitanye ikibazo na mugenzi we kuba bagomba kwegera inzego z'ubuyobozi zibegereye kugira ngo zibafashe gukemura ibibazo, ubundi basubire mu buzima busanzwe, ngo aho gucura imigambi ituma bashobora no kwamburana ubuzima. Iyi ni KN Radio ukomeje gukurikira, ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru ibabaje kandi iteye ubwoba yongeye kumvikana mu karere ka Nyamasheke nyuma y'aho inzego z'umutekano zirimo guhiga bukwari umugabo wateye mugenzi we icyuma bapfa umugore bose bakundaga. Ibikomeje kubabaza abagiye batandukanye bose bo muri kano karere ka Nyamasheke ndetse n'abandi bose batuye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'ubwo bugizi bwa nabi uwo mugabo yakoreye umugabo mugenzi we. Ndagushimiye we twabanye mu makuru yacu uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze mukunzi wacu jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mu gihe kandi umaze kumva iyi nkuru yacu, jya hatangirwa ibitekerezo utubwire ukuntu yumvise ndetse n'ibyo wumvise bitagendamo neza kugira ngo nitugaruka tuzaze twabikosoye kugira ngo tujye tubaha ibintu byiza kandi bimeze neza kandi mwifuza. Ndagushimiye kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.